Ntugende udakoze subscribe, niba unyuzwe unshyirireho na comment. Ndabakunda cyane, ciao ciao, tuzasubira. Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwaramutse neza, abandi mwiriwe neza. Muri aka kanya rero ndaje ngo twigane gukora watermelon juice cyangwa se jus ya watermelon. Nta bintu birenze, turakoresha ingredient ebyiri gusa. Ushaka wanakoresha imwe. Izi ingredient ngiye gukoresha ni izi. Ngiye gukoresha watermelon, nkoreshe n'isukari. Watermelon ngiyi murayibona irakonje cyane. Yes, n'isukari ngiyi. Yes, hanyuma iyo watermelon utayishyize muri firigo, umuntu akakwaka juice ya watermelon ikonje kandi byihuse, uba ufite ice ugomba guhora uziteguye kugira ngo niba gusaba gakonje uhite ugakonjesha vuba vuba. Ubwo ni ukuvuga ngo uhata watermelon yawe, wamara kuyihata ukayishyira muri blender, ukongeramo ice. Utubuye twa ice ni utuntu tumeze nka barafu nyine, ni utubarafu muba mwakoze muri firigo, hanyuma ukadushyiramo ukabisyana. Iyo ubisyanye, iyo ubiblendinganye rero, icyo gihe ya jus izikonje cyane. Ariko ubu ngubu iyi jus inoza watermelon yanjye irakonje, ntabwo nirirwa nyishyiramo ice, ndayiblendinga gusa nyiyungurure nk'abantu. Ushaka washyiramo agasukari gake, washaka ntugashyiremo. Abadiyabetike ntabwo bashyiramo isukari, bayinywera. Ariko abakiri batoya bakunda ibintu biri sucré cyangwa biri sweet, bashyiramo ibiyiko 2 bya soupe by'isukari, 2 teaspoons of sugar. Yes, twagiye rero, ngiye kubereka uko itegurwa. Wowe mushya ndagusaba guhita ukora subscribe, ugakanda ukazogera ka notification, ugasharinga inshuti zawe, ntiwibagirwe na comment. Murakoze, twagiye gutunganya watermelon yacu. Narababwiye ngo muzagure ibyuma biri chief knife. Chief knife nibyo bikata bene izi mbuto zikomeye. Nushaka uzagure ka kandi kameze nk'ishoka, nanjye ndi hafi kukagura. Kariya karafasha cyane, gafasha umuntu gukora amasalade, ibintu byinshi, kanakata n'inyama zikomeye ziri ku magufwa. Watermelon irasa neza cyane. Biba byiza cyane iyo ukora mu mbuto ukarabya intoki neza, waciye n'inzara, cyangwa se ukambara gloves. Niba gukora bikugora, ariko byaba byiza no ko wakaraba intoki, ko ntabwo twese twabona gloves. Yes, maze kuyihata, ngiye gukurikizaho kuyikata.
birakonje cyane, ntabwo ari ngombwa ngo nirirwe nshyiramo ayisi. Irakonje ku buryo wahita unywa ako kanya. Yes, maze gupakira wotameloni zanjye, ngiye gushyiramo agasukari gake kugira ngo kongere bw'abantu bavanzemo n'abato. Iyo ushyizemo agasukari gake hazamo akantu k'akaryohe. Shyizemo ibiyiko 2 muri garama 500 za wotameloni. Ubu rero ngiye kubisya, nta bintu birenze. Yes, murabibona rero cometse blender. Jus yanjye iranoze, ubu ngiye gukurikizaho kuyiyungurura. Hari abakunda kuyiyungurura ariko njye nkunda kuyinywa itayunguruye kuko nta mpamvu. Wotameloni ni urubuto ruribwa. Yes, rero tugiye kuyungurura kubera ko hari abakunda iyunguruye. Rero ngiye kuyungurura yo kubereka, ariko njye nyikunda itayunguruye.
ndayibereka mu buryo bubiri, ndayibereka iyunguruye mbereke n'itayunguruye. Yes, ngiye kubereka rero iya mbere iyunguruye. Mwabonye ko nta mazi nigeze nshyiramo, aya ni amazi ya watermelon gusa. Testing. Urabibona rero, ubwo nawe nushaka juice ya watermelon uzayikora gutya, iraryoshye cyane. Ubwo ngiye kubakorera n'iyindi itayunguruye. Nababwiye ko njye nikundira itayunguruye, ya yindi unawesha umuhera. Ibimeze nk'igikoma ukayinywesha umuhera. Njye niyo nkunda rero. Murayibona? Yego. Ubwo rero nawe nubishaka uzayikora uko ubyumva, ushaka wayiyungurura, washaka ntuyiyungurure, byose ni kimwe. Ntugende udakoze subscribe. Niba unyuzwe unshyirireho na comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Tuzasubira.